Mu mujyi wa Kano muri Nigeria mu mwaka w'1957 havutse umwana waje kuba umwe mu bantu bakomeye kurusha abandi bose Afurika yigeze igira. Nta muntu n'umwe wari uzi ko umwana muto witwa Aliko Dangote azavamo umuntu uzubaka ubwami bw'ubucuruzi bufite agaciro ka za miliyari z'amadolari menshi, umuntu uzanahindura ubukungu bwa Afurika burundu. Uyu munsi izina rya Dangote rizwi ku migabane y'isoko mpuzamahanga, mu nganda za sima, mu nganda z'isukari no mu nganda zitunganya ifumbire no muri peteroli. Ibihugu byinshi bya Afurika byubaka imihanda, ibiraro, amazu n'imijyi mishya hakoreshejwe ibicuruzwa bye. Ariko se Aliko Dangote ni gute yabaye umukire wa mbere muri Afurika? Ni ayahe mabanga yakoresheje? Ni izihe ntambara yanyuzemo? Mbanje kubasuhuza abakunzi bacu ba Plan B FM TV. Uyu munsi tugiye kureba inkuru yuzuye y'ubuzima bwa Aliko Dangote, inkuru y'umuhungu wakundaga gucuruza utuntu duto ku ishuri akiri umwana kugeza igihe yubakiye uruganda rwa peteroli rufite agaciro karenga miliyari 20 z'amadolari. Mbahaye ikaze. Aliko Dangote yavutse kuri tariki ya 10 z'ukwa kane mu mwaka w'1957. Avukira mu mujyi witwaga Kano uherereye mu majyaruguru ya Nigeria. Igihugu icyo gihe cyari kikiri munsi y'ingaruka z'ubukoloni ndetse gitegereje impinduka zikomeye mu bukungu no muri politike. Uwo mujyi witwaga Kano ntabwo yari umujyi usanzwe, wari umwe mu mijyi y'ubucuruzi ikomeye cyane muri Afurika y'Uburengerazuba, uzwiho cyane mu bucuruzi bw'uruhu, ibiribwa, imyenda n'ibicuruzwa byambukiranyaga imipaka. Kuba Dangote yaravukiye muri uyu mujyi byagize uruhare rukomeye cyane mu mitekerereze ye yo mu bucuruzi. Se wa Aliko Dangote witwaga Mohamed Dangote yari umucuruzi ukomeye kandi wubahwaga cyane. Ariko ubuzima bwa Aliko bwahindutse kare cyane kuko se yapfuye akiri muto. Nyuma yaho sekuru witwaga Sanusi Dantata niwe wamureze cyane. Sanusi Dantata ntabwo yari umuntu usanzwe nawe muri Nigeria. Yari umwe mu bacuruzi bakomeye cyane mu gihugu kandi afite ubukungu bukomeye. Mu by'ukuri abantu benshi bavuga ko Aliko Dangote yavukiye mu muryango wari usanzwe ufite amafaranga, ariko ibyo ntibivuze ko ubuzima bwe bwari bworoshye cyangwa se ko ubutunzi yagize ariho yabukuye bwose. Kuva akiri umwana muto, Dangote yari afite ikintu kidasanzwe. Yahoranaga inyota yo gushaka amafaranga. Hari inkuru izwi cyane ivuga ko akiri umwana yajyaga agura amabiswi n'amabombo akayashyira bagenzi be ku ishuri kugira ngo yungukeho amafaranga make cyane. Aho abandi bana babaga bari gukina gusa, Dangote we yatangiye gutekereza nk'umucuruzi. Hari igihe yigeze kuvuga ati, ndibuka nkiri umwana ikintu cyanshimishaga cyane ni ugushaka amafaranga no kubara inyungu. Iyo mitekerereze yaje kumuhindura umwe mu bantu bafite ubukungu bukomeye cyane Afurika itari yigeze ibonaho mbere hose. Dangote yize amashuri abanza muri Sheikh Ali Komas Madrasa mbere yo gukomereza amashuri ye yisumbuye muri Capital High School i Kano, muri wa mujyi yavukiyemo n'ubundi muri Nigeria. Ariko ubumenyi bwe bwo mu bucuruzi ntabwo bwaturukaga mu ishuri gusa, ahubwo yanabukuraga mu kureba uko abantu bo mu muryango we bakoraga bizinesi. Yabonaga uko ibicuruzwa bitumizwa hanze, uko amafaranga acungwa, uko inyungu ibarwa n'uko umuntu yubaka icyizere mu bucuruzi. Mu myaka w'1970, Dangote yakomereje amashuri ye muri kaminuza yitwa Al Azhar University iherereye mu murwa mukuru wa Egypt witwa Cairo, aho yize Business Administration na Economics. Iki gihe cyamufashije cyane kumenya uburyo ubukungu bukora ku rwego runini no kumenya ko Afurika yari ifite ikibazo gikomeye cyo kwishingikiriza ku bicuruzwa bituruka hanze. Icyo gitekerezo nicyo nyuma cyaje kuba fondasiyo y'ubukungu bwe bwose, aho yatangiye gutekereza uburyo yakora ibintu Afurika yari isanzwe itumiza hanze.
Nyuma yo gusoza amashuri ye mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi, afite imyaka 20 gusa, Dangote yasabye onkuru we amafaranga yo gutangira bizinesi. Akaba yarahawe inguzanyo y'amafaranga 3,000 by'amadolari yo gutangira kampani ye y'ubucuruzi. Aha niho inkuru nyayo y'ubucuruzi n'ubukungu bwa Dangote yatangiriye. Yatangiye atumiza ibintu nk'isukari, umuceri, sima n'ibindi bikoresho bikenerwa cyane muri Nigeria. Icyatumye atsinda ntago ari igishoro gusa, ahubwo yari uburyo yabonaga isoko. Nigeria icyo gihe ari igihugu kinini cyane kandi gifite abaturage benshi, ariko Nigeria ikaba yari ifite ikibazo gikomeye cyo gukora ibintu byayo. Dangote yabonye amahirwe akomeye cyane aho abandi babonaga ikibazo. Yatangiye gukwirakwiza ibicuruzwa ku muvuduko udasanzwe, yubaka network y'abakiriya n'uburyo bwo gutanga ibintu ku gihe. Akaba yaranakoranaga n'amakamyo atwara ibicuruzwa hagati y'umurwa mukuru wa Nigeria, Lagos, ndetse n'umujyi yacururizagamo witwaga Kano, ari na wa wundi yavukiyemo. Mu myaka mike gusa yari amaze kwishyura amafaranga yose ndetse atangiye no gutera imbere bikomeye. Mu ntangiriro ntabwo ibintu byari byoroshye. Yahuye n'ibibazo by'imari, ibibazo byo kubona amasoko, ndetse n'ihangana rikomeye ku isoko ryari ryiganjemo ibigo byo mu mahanga bikomeye. Ariko kimwe mu byamuranze ni ukwihangana. Abamuzi bavuga ko yakoraga amasaha menshi ku munsi, ahora asesengura uko isoko rye rimeze buri munsi. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda no mu ntangiriro z'umwaka wa 2000, Afurika yari iri gutera imbere cyane. Yari iri kubaka imijyi mishya, imihanda mishya, amazu mashya n'ibindi bikorwa remezo byinshi kandi bitandukanye. Ariko ikibazo cyari uko Afurika yatumizaga sima nyinshi cyane hanze. Aha ariko Dangote yaboneye amahirwe akomeye. Yahise yubaka uruganda rwa sima muri Nigeria. Ibi akaba yarabikoze abantu benshi bamuseka, abandi bavuga ko bidashoboka guhangana n'amasosiyete yo mu Burayi akora sima. Ariko Dangote yari afite viziyo nini cyane. Mu myaka mike gusa, Dangote Cement yabaye kampani nini ya sima muri Afurika hose. Uyu munsi Dangote Cement ikorera mu bihugu birenga 10 bya Afurika, harimo Nigeria, Ethiopia, Tanzania, Senegal, Zambia, Congo, South Africa n'ibindi byinshi bitandukanye. Kampani ye ishobora gukora toni zirenga miliyoni 50 za sima buri mwaka. Iyo ni imwe mu mpamvu zatumye abo umukire wa mbere muri Afurika kugeza n'ubu. Forbes yakomeje kumushyira ku mwanya wa mbere muri Afurika imyaka myinshi ikurikirana. Ariko ubukungu bwa Dangote ntabwo buhora bumeze kimwe. Hari igihe kimwe ubukungu bwe buzamuka cyane, ikindi gihe bugasubira hasi. Akenshi biterwa n'imihindagurikire y'isoko, ifaranga ry'agaciro rya Nigeria, ndetse n'imishinga minini agenda ashoramo amafaranga. Mu mwaka wa 2016, Dangote yatangiye umushinga wasaga nk'udashoboka. Yatangiye kubaka uruganda runini cyane muri Afurika kandi rumwe mu nini ku isi rutunganya peteroli. Yubatse uru ruganda hitwa Lekki mu murwa mukuru wa Nigeria, Lagos. Ahantu hafite icyambu kinini kugira ngo byorohere kwakira peteroli mbisi no kohereza ibikomoka kuri yo. Abantu benshi baramusekaga bavuga ko bidashoboka ko umuntu umwe yakora ikintu gikomeye gutyo muri Afurika. Ariko Dangote ntigeze acika intege. Kubaka uru ruganda byatwaye amafaranga arenga miliyari 19 z'amadolari y'Amerika. Amafaranga menshi cyane ku buryo bamwe bayagereranya n'ingengo y'imari y'ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika. Uru ruganda rwubatswe ku buso bunini cyane kandi rufite ubushobozi bwo gutunganya utugunguru twa peteroli turenga 650 ku munsi. Bivuze ko rushobora gutanga esanse, mazutu na gaze ku rwego runini cyane. Intego ya Dangote ntiyari ugukorera Nigeria gusa, ahubwo yashakaga ko Afurika
igabanya amafaranga yatakazaga itumiza esanse n'ibikomoka kuri peteroli mu Burayi no muri Amerika, kandi ko ibiciro by'amavuta bigabanuka ku baturage bo muri Afurika bose. Mbere y'uru ruganda, Nigeria yari igihugu gikungahaye kuri peteroli ariko kigatumiza esanse hanze, ikintu cyatangazaga abantu benshi. Mu myaka yo kubaka uru ruganda habayeho ibibazo byinshi, habayeho gutinda kuboneka kw'ibikoresho, izamuka ry'ibiciro ndetse na COVID-19 yaraje ibikomamo inkokora. Ariko Dangote yakomeje gushora amafaranga no gukomeza umushinga kugeza uruganda rutangiye gukora buhoro buhoro hagati y'umwaka wa 2023 n'umwaka wa 2024. Gusa nubwo ubuzima bwa Dangote busa nk'aho ari bwiza ku bantu benshi, Dangote nawe yahuye n'ibibazo byinshi mu buzima bwe, harimo ihangana rikomeye ku isoko mpuzamahanga, ibibazo bya politike n'amabwiriza y'ubucuruzi muri Nigeria, guhangana n'ibigo binini byo mu Burayi na Aziya, guhindagurika kw'imari n'isoko ry'imari n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko igitandukanye kuri we ni uko buri kibazo cyamubereye isomo. Abantu bamuzi cyane bavuze ko iyo hari ikibazo gikomeye kimubayeho, Dangote atabifata nk'iherezo ahubwo ayifata nk'intangiriro nshya. Dangote Group yateje imbere cyane ibihugu byinshi bya Afurika binyuze mu nganda za sima, inganda z'isukari, ubuhinzi n'ibiribwa, gukora amafumbire n'ibindi byinshi bitandukanye. Uruhare rwe mu guteza imbere inganda muri Afurika ni runini cyane. Kugeza uyu munsi hari ibihugu byinshi bitagisaba sima nyinshi hanze kubera ibikorwa by'uyu mugabo. Aliko Dangote si umuntu yibanda ku bukire bwe gusa, yashyizeho na foundation ifasha mu burezi, ubuzima n'iterambere ry'abaturage. Mu gusoza, Aliko Dangote yavuye ku nzozi z'umwana muto i Kano, umwe mu bantu bahinduye amateka y'ubucuruzi muri Afurika burundu. Inkuru ye itwigisha ko gutsinda bidatangira ku mafaranga menshi, ahubwo bitangirira ku nzozi nini, discipline n'ubushake bwo kudacika intege. Ese niba Dangote yarabishoboye, wowe niki cyakubuza kugera ku ntego wihaye? Ndabashimiye bakunzi mwese twabanye, ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Sakalas, ciao ciao.